Amahoro amahoro bene data mbanje kubasuhuza mwebwe mwese abantu badukurikirana abari kure n'abari hafi mwese ndabasuhuje kandi nkaba mbanje gushimira n'ukuri abantu badukunze bagakora subscribe n'ukuri Imana ibaduhera umugisha utagabanyije kuko ineza umuntu ngo ayisanga imbere hari gungirira neza ntakuzi ukemera kumpa iyo subscribe n'ukuri ni umutima mwiza uwo nguwo ndabibashimiye n'abandi batarayikora n'ukuri turasabye ngo mudukorere subscribe hari abatabikora atari umutima mubi ahubwo ngo ari ukubanza ngo barebe ko nta kindi kibyihishe inyuma hari umuntu wambwiye ngo yabajije umuntu ngo ese ngo yabwiye umuntu ngo namukore subscribe aramubwira ngo ese nta kindi kibyihishe inyuma ngo azabanza abaze neza ni ukuvuga ngo koko ntabwo yarasobanukiwe ibya subscribe yagize ngo wenda bifite indi nkurikizi ariko n'ukuri reka tubamara impungenge nta nkurikizi irimo gusa ni ukwemera ukagira umutima mwiza ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko inkurikizi yo ntayo rero ababikoze turabashimiye kandi cyane Imana ibaduhera umugisha rero mu kiganiro cyacu tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo muri no minsi ngiye nari bize ukuntu ntago nabonekaga ariko hari ikiganiro nigeze kumva gicaho ku macano menshi bari kugaya abantu ngo yenda ngo gasanga ngo umuntu atanze ubwambure bwe ngo ku madolari make cyane wenda nka 20 abantu bakibaza ngo biterwa n'iki bamwe bakavuga ngo wenda ngo ni uburaya abandi bakavuga ngo ni ubukene ariko muri ibyo byose nta kidashoboka ushobora gutanga iyo foto y'ubwambure kubera uburaya cyangwa se ukayitanga nyine kubera intunza kubera ubukene byose nta kidashoboka gusa byose birakorwa ariko nyine nimba wahisemo kuyitanga sinzi nyine hari abantu bavuga ngo ni uburaya ariko bubaye n'uburaya ntago wagenda urindaya ntago watanga ubwambure ku madolari 20 ahubwo ni intuza ahubwo nyine twebwe mu muco wacu ntago tubisobanukiwe ntabyo tuzi nyine kubera ubufura wenda tuba dufite hari igihe ubwira umuntu ngo wa mugani ngo nta ufite ifu nta mboga none mpa ku madolari 20 wenda nawe akagusaba akagushiraho itegeko rivuga ngo ubwambure bwawe mbone kuyaguha nyine kubera twebwe wa muco ukavuga ati se nimubwira ngo ubwambure koko n'amadolari 20 urumva bingana ukavuga ati nimba ngiye kumwongeza nkamusaba menshi ubwo aranyita indaya reka nyemere wenda nyimuhe kuri ayo madolari 20 wenda azajya ngira icyo ngenera cyangwa se niyo ntacyo ngenera ariko nyine reka nyimuhereze kubera ko yayisabye ukahita umwizera gutyo nyine ukavuga ati wenda ntazanta hanze ntazanshyira hanze ugahita uyimuhereza ya madolari koko akayaguha kubera umwana mwiza akayaguha ariko nyine ntago ari uburaya yenda cyangwa iki ashobora kuba koko umuntu ashobora kuba afite ubukene bigatuma atanga ubwambure bwe ku mafaranga makeya none rero nge ikintu numva uwo muco wadutse hariho abantu babiri hariho nyine uba wayitanze hakaba nuba wayihawe wenda uryo wayitanze abafite kwizera akagira n'umutima niba ari wimpuhwe wenda wo kuyimuha akavuga ati reka nte kumwumvira ubusa nyimuhereze nawe ampaye madolari wenda aranarenzaho ariko nyine ikintu nabwira umuntu utanga ubwambure bwe ngo wenda ku mafaranga twebwe nyine nuko tutabimenyereye bigatuma tuyitanga yenda ukavuga ati nimwongeza aranyita indaya nimwongeza aranyita umwesikoro cyangwa yumve ko ndi umuntu udashobotse reka nyimuhereze ariko nyine ntago twamurenganya cyane wenda kuko abana baba bashonje wenda kuko abana baba benda kuburara cyangwa se baba bamaze na kabiri batarya ariko ibyo ngibyo byose birahari ariko nyine natwe tugomba nk'abantu tugomba kugira umutima w'impuhe niba umuntu agusabye ayo madolari 20 akakura naburaye wenda bakubeshya cyangwa batakubeshya yenda uramutse koko nimba uyabona ari uko yambuye ubusa yamuhereze atarabwambura umuhereze ayo madolari koko 20 niba uyafite
ariko ntumusabe ikiguzi cy'ifoto yambaye ubusa. Kabisa ni ukuri igihe cyo nicyo ndi gusaba abantu bagire umutima mwiza. Cyangwa se ikindi kandi nkatekereza ngo nanone ntago wenda abibwiye nk'imiryango ye, imiryango ashatsemo, imiryango avukamo, kuko wabwiye umuryango ku mafaranga, ku madolari 20 imiryango yose yagira yayateranye ikayaguha kugira ngo burya nyine ibi birarutana, aho kugira ngo uvuge ati yenda nimvuga baranyumvira ubusa ntibayampe, ugakora ibyihuse, afazari wayasaba batayaguha bakakumvira ubusa, nta birenze. Niyo batayaguha wabasabye nta birenze, biruta kwambara ubusa. Cyangwa se nyine bunayaguha ubabwiye ngo abana baburaye cyangwa bagiye kurara cyangwa bamaze iminsi 2 batarya, mu by'ukuri aramutse ahari baramutse bayafite cyangwa umuryango wo yaterateranya, aho kugira ngo wenda uze kugwa mu kintu kitari ciza, wenda ufite abana bakuru bimeze gute, kugira ngo bakubone gutyo bagufate nk'indaya kandi ari urimo kubashakishiriza. Bwira imiryango wenda ninanirwa ubone kugira ikindi wenda wakora kirenze nk'icyo cyo kwambara ubusa, wenda ukabona kugikora, ariko imiryango ari uko yananiwe, aho kugira ngo baguteho impfana ati se mu muryango waturanye aya mafaranga koko wabuze amadolari 20 wabuze angahe. Iyo utubwira mbere yo kwambara ubusa jya ubanza ubibwira imiryango, numara kubibwira ninanirwa ubone gukora ibindi bishoboka byose kugira ngo abana babone amaramuko. Ariko nyine ikindi kandi nyine baravuga nuko mu rusyo ukome n'ingasire, ni ukuvuga ngo n'uwo mugabo nawe ntago twamushima cyane, gusa nyine hari ababikora mu buryo buri fane, nyine akaba arenze, nyine akavuga ati yerekana iyo foto y'ubwambure wenda yagukuyeho, abandi bakabona ko ari umuntu urenze, akavuga ati se wamushutse gute, yakwemereye gute, nawe nyine akumva ari ibintu birenze, ariko akabifata mu rwego butari ubugome, akabikora nk'ibintu biri fane. Ngiye niko njya mbitekereza, kubera ko kera hari ukuntu n'abakobwa nabo bajyaga bita ibintu byo gukura, bakavuga ngo yakuye, akagenda agakura nk'ikigaba amafaranga, yaza akabigambira abandi, nyine mwese muri aha nakuye ikigaba amafaranga, kandi mukumva ari umuntu urenze, yabibabwira ariko mukumva ari umuntu urenze. Wakuye umugabo amafaranga ati namukuye amafaranga angana gutya, uwo muntu mukumva ararenze, mukumva ari ibintu biri fane kandi ntimwumve ko ari ubugome. Ngiye hari igihe ngaruka nkumva babagabo babikora cyangwa abasore basaba amafoto y'ubwambure, iyo bayishize hanze ntago rimwe na rimwe abari n'ubugome, bari ibintu biri fane nyine, ukumva nyine abandi yayihereza bagenzi be bakumva ararenze. Ese uyu muntu wamushutse gute, ubu wamuhaye ibingana iki, ubu bimeze gute, nyine akumva nyine ararenze. Kuko nkuko n'abakobwa nabo bakuraga abagabo amafaranga bagahita babyira umwe akavuga ngo uriya ntarusha, ngo ntandusha gukura, undi uriya ntandusha gukura, yenda baba bari kubivuga wowe ukumva bararenze. Umuntu ugenda agashuka abagabo akabakuraho amafaranga nta kindi kiguzi, ukumva nawe ararenze. N'uwo mugabo iyo yakuyeho umugore ifoto yamuhaye nk'amafaranga make gutyo, $50 cyangwa $20 cyangwa $10 cyangwa nyine akanayikopa, ubwo mugabo nawe aba yumva arenze nyine, ariko atari ubugome, ari nk'ibintu biri fane. Ngiye niko njya mbifata, rimwe na rimwe niko njya mbifata, kuko n'abagore cyangwa igitsina gore hari igihe birataga nk'icyo kintu ngo ngenzi gukura mba nakuyibiga ngo kiriya kigabo ngo ndakiringaniza kikampa amafaranga, ukumva bari kubyirata gutyo. Natwe babivuga wabyumva ukumva n'abantu barenze, ukumva n'ibintu bisekeje, mukumva n'ibintu biri fane. Rero njye numvishe ko n'abagabo nuko atari amafaranga badukura ubwambure, mba numva ari cyo kimwe. Ndavuga nti ibyo byose wasanga n'abatari mu njyana y'ubugome, kubera ko ntabakuzi. Hari abenshi ariko batanaziranye, buri abenshi hari igihe mubonera Facebook bataramubona amaso ku maso, cyangwa se bakagira ubundi buryo bahura batanaziranye. Rero yabikora bikabikora mu buryo buri fane, cyangwa se niyo baba banaziranye akabikora mu buryo bwo bigaragaza nyine ko afite ubwenge bwinshi, yashobora gushuka abantu gutyo, akaba aribwo abijyana yabijyana hanze, abandi
wenda nk'abandi bagabo cyangwa abandi basore bakabona nyine arenzeho umuntu ushuka umuntu mukuru nyine ukumva nyine ni nk'ishema njyewe niko njya rero ntitwukabifate nk'ubugome cyangwa ngo tubifate nk'abantu babi cyane. Iyo umuntu birumvikana iyo umuntu asohoye ubwambure bw'umuntu abantu bamufata nk'umuntu mubi cyane, ariko we hari igihe aba yabikoze nka burage, ibintu biri fane, ibintu byo gusetsa abantu, ibintu byo kwiyemera ku bantu akabereka ko arenzeho yashuka abantu bigakunda, cyangwa nyine ibintu nyine wumva nyine abikora atari ubugome, ari ibintu byo gusetsa abantu nyine byanda gusetsa, kuko akenshi hari igihe baba bataziranye baramenaniye na Facebook cyangwa se barahuriye ku magurupe ya WhatsApp runaka mu by'ukuri batanaziranye. Rero biragoye kugira ngo umuntu apfe kubwira nyine apfe gukorera umuntu ubugome atamuzi. Akenshi biba ari ibintu byo gusetsa abantu cyangwa se nyine byo kwishimisha biri aho. Rero ntitukajye tubifata ko ari ubugome buhambaye, ahubwo bazitanga bazi ngo bari gusetsa abantu cyangwa kwereka abantu nyine ibintu by'ibitangaza bishime baseke, ariko bo ntabwo baba bazi ko bakoze ubugome. Niko njya mbibona nyine nka kuriya twavuze ngo ku bakobwa hari igihe iyo bakuraga nk'abagabo, abakobwa barazaga bakababwira ngo twakuye abagabo ngo twari gukura, mukishima mugaseka, bakababwira sitori mukumva nyine namwe murashaka kumva no guseka. No mu bagabo rero njya nkeka ari uko nguko, wenda aravuga ati navuganye n'ikigore cyangwa igikobwa cyatakayemo nagireba, nuko n'abakobwa nyine nabo bavugaga naho twahuye n'ikigabo twari kure, bakagenda ari na gurupe, yatumiye umwe wenda baziranye agahita ajana gurupe atari ikigabo tugiye gukura, bakagenda koko bakagikura ibyinyo, baza bakabyishima, babibaganiriza namwe mutari muhari mugaseka mukishima gutyo. N'abo bagabo njya nkeka nubwo twebwe igitsina gore twakuraga abagabo amafaranga, n'abagabo nabo badukura amafoto y'ubwambure, ni muri ubwo rwego. Ariko akenshi hari igihe njanisha nkabona atari ubugome, kuko ubugome ntabwo umuntu yakorera ifoto y'ubwambure, kuko nubwo yakureba ariko ntacyo yagukora, kuko amaso ararya inda ikaburara. Nta bugome buba burenzeho, gusa nyine aba yagushutse nawe ukamwizera, ariko nawe yabitanga akabitanga mu butamenya, akumva ari ugusetsa abantu ariko atari ubugome. Gusa nyine tugarukire aho ngaho, umuntu utaratanga ubwambure abireke, kubera ko ni ukwitesha agaciro muri sosiyete ndetse no mu bindi bihugu, bikadutera icyizere nk'ibihugu duturanye cyangwa se n'abandi bantu duturanye, bakabona ko twahindutse. N'uwayitanze nawe icyaha ni ugusubira, icyaha ni ukugikora inshuro zirenze imwe, ariko rimwe uba waguye mu kutamenya cyangwa uba washukitse nyine nawe ugashukika rimwe, ariko iyo bibaye kabiri nicyo cyaha. Wenda turababariye abazitanze bwa mbere pe, nta cyaha kinini kirimo, ariko uzayitanga kabiri gatatu nicyo kizaba icyaha cyangwa se kikaba igitutsi. Ariko gushukika rimwe birashoboka rwose ko umuntu yashukika, ariko ugende umenye ubwenge urekeraho. Ndetse n'utarayitanga wenda bakiyisaba akavuga ngo ndacyabitekerezaho, ukaba utarayitanga, nushaka ubyihorere, kubera ko ifoto yawe y'ubwambure nijya hanze uzatakarizwa icyizere rimwe na rimwe. Nuyitanga rimwe kabiri gatatu, nuyitanga birenze rimwe uzatererwa icyizere. Si byiza rero yuko twiyandarika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugarukire aho ngaho, yego ibyaha nyine biragwira, cyangwa se ujya kugushuka ntimunganye ubwenge, ibyo nabyo birahaba, ariko nyine tugarukire aho ngaho, dusubize amaso inyuma, twitekerezeho, tumenye abo ari bo. Abenshi turimba mu nsengero, turimba mu makorari, ndetse turi abayumbe, turi abanyamasengesho. Icyo nacyo tujye tugitekereza, uvuge ngo kubera icyo ndico iki ngiki ntabwo nagikora, ntikiri mu rwego rwanjye. Yego ndabasaba kwitekerezaho no kwimenya. Sawa sawa, Imana iduhane umugisha. Yego ntabwo tuzi kuvuga amagambo ndetse no kuyatondeka, ariko ndabashimiye mwebwe mwese abadukurikirana, mujye mudukosora
mutugire n'inama, natwe buhoro buhoro tuzagenda tuzikurikiza, ariko kabisa ntimukatunenge ngo muceceke, mujye mutugira inama muri byose. Yego yego, Imana ibampere umugisha, abakoze subscribe ndetse n'abakibitekerezaho namwe muzayikore, mbese nta kibyihishe inyuma. Uwo babwiye ngo nakore subscribe baravuga ngo aracabanza amenye ko nta kibyihishe inyuma. Mu by'ukuri nta kintu kibyihishe inyuma, ni ugukandaho gusa ukaba uradushigikiye. Yego, mujye mubidukorera kandi mukorere abantu bose neza mutarobanura, munkorere mukorere n'abandi, bityo Imana izabaha umugisha mu byo mukora byose no mu nzira mucamo zose. Rero mbifurije umugisha mwebwe mwese abadukurikirana, abatanga umwanya wanyu, kuri Imana ibahezagire muri byose, ibahe imigisha myinshi. Sawa sawa, tuzongera nakagaruka. Ciao ciao.